hariho inshuti y'abana ihora mu ijuru, ibakunda urukundo rutagira iherezo. Abana mwe, mbese muraho, muri amahoro? Imana irabarinze? Mbega byiza! Ni ukuri pe, ni n'ukuri kandi koko kuri kuzuye. Imana iradukunda, Imana ikunda abana, Imana ikunda ibyo yaremye, Imana ikunda ababyeyi bacu. Imana burya mwari muzi ko ikunda n'ibyatsi, igakunda ibiti, igakunda n'inyamaswa, maze ku rwego rwa mbere hakaza umuntu. Niko bimeze. Ni na byiza rero ko uyu munsi tuyishimira ko yaduhaye umunsi mwiza. Mbese murumva ari byiza namwe? Reka uyu munsi mbabwire amazina yanjye. Nitwa Sogokuru Emmanuel. Mbasubiriremo mwumve. Sogokuru Emmanuel. Abana, sogokuru se muzi uwo ari we? Sogokuru aba ari umuntu mukuru, si umuntu muto. Aba ari papa wa mama wawe, cyangwa se akaba ari papa wa papa wawe. Nuko rero buriya ni umubyeyi mukuru. Tugiye kuzajya tuganira kenshi kuko mbakunda. Ubwo rero bamwe muri mwe muri abuzukuru banjye, abandi ni abana banjye, abandi ni inshuti zanjye. Ababyeyi banyu bo bagiye kuzaba inshuti zanjye ibihe byinshi. Mbese nawe urashaka kuba inshuti yanjye? Yego. Mu kiganiro cyacu rero ntacyo tuzajya tubanza gukora tudasenze, ariko ndashaka ko abana bose bandeba, bana mwe mu nyumva, dore nawe kandi tega amatwi kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Dusenge. Mubyeyi wacu, Mana udukunda, izina ryawe niryera, nirihabwe icyubahiro ibihe byose. Uyu mwanya rero jyewe n'abana bawe tugiye kuganira ku magambo meza. Ayo magambo turabizi nawe kuyakunda kandi kuyateza amatwi. Turagusabye ngo uhire buri mwana wese na buri mubyeyi ndetse n'abarezi batandukanye bagiye kuyumva, maze dukuremo amagambo mazima y'inama uraduha n'ibyo dushakaho. Urakoze kuko tugiye kubana. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Abana, ubu rero tugiye kuzajya tuganira, ariko ikiganiro cyacu kizaba kigomba kurebwa mu bintu bitatu. Icya mbere, mbese iki kiganiro kizaba kirimo urukundo. Tuzaruvugaho. Hanyuma rero urukundo burya, uru rukundo hari uwarutwigishije. Hazaba harimo no kumvira. Kumvira. Ubwo igikurikiyeho ni uko nyuma yo kumvira tuzajya tugira icyo dukora, aribyo byitwa imirimo. Urukundo, kumvira, umurimo. Murakoze rero. Mbega abana beza, ni ukuri muri beza. Nari maze kubabwira nti iyi gikorwa tuzajya dukorana ari ikiganiro twakoze, yewe icyo tuzajya dukora cyose tugiye kuzajya tureba niba kirimo ibintu bitatu, cyangwa niba gifite kimwe muri ibyo. Icya mbere, urukundo. Urukundo muraruzi se? Urukundo ni igikorwa gikomeye, cyiza kandi mu buzima bwacu. Icya kabiri, kumvira. Umuntu yumvira iyo hari icyo abwiwe cyangwa asabwe gukora. Iyo agikoze n'ingoga, uyu muntu aba yumvira.
igikurikiyeho rero, iyo wa muntu amaze kumva akumvira arakora. Rero tugiye kuzajya tuvuga kuri ibyo. Urukundo, mwabifashe neza, urukundo mwabyumvise, kumvira n'imirimo. Ibyo uko ari bitatu bigiye kuzajya bikunda kuboneka mu biganiro tuzagirana. Yewe haba no mu rugendo tugenda burya nabwo habamo. Niyo mpamvu uyu mwanya rero ngiye kubabwira isomo rivuga ngo, sitavuga ngo ni isomo cyangwa ijambo. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Nanone nuba ufite umutwaro nta kibazo, hari irindi naryo riravuga ngo ikoreza Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Harimo abakunda gusoma muri mwe se, iri mvuze riri muri Zaburi ya 55 umurongo wa 23. Naho rya rindi rya mbere ryo riri muri Zaburi 37 umurongo wa 5. Hose rero ari umuntu ushobora gufashwa, ari umuntu ukeneye imbabazi, ari umuntu ukeneye kwakirwa umutwaro umuremereye, dore ko imitwaro nayo igira byinshi, ibika byinshi irimo. Nuko rero niryo ngiryo. Ariko rero kugira ngo twumve neza iby'uru mutwaro cyangwa iby'uru rugendo, reka mbabwire ko tugiye kuvuga ngo urugendo rw'ibyiringiro. Iyo bavuze urugendo aba ari ukuvuga ngo ni ukuva aho uri ukajya ahandi, cyangwa ukava ahandi ukaza aho wari uri cyangwa aho ushaka. Yewe ushobora kubikora ukoresheje ibirenge, ushobora kubikora ugurutse, ushobora no kubikora ugiye mu modoka, ku igare cyangwa se mu mazi. Byose byitwa urugendo. Iki gitekerezo ngiye kubaha mugikurikire neza. Hari igishuhe se murakizi? Ngiye kubabwira urugendo rw'iki gishuhe, uburyo cyahuye n'ibintu biremereye, maze kikagira ikibazo, kikabura uwo gitura ikibazo, ariko mu mutima wacyo gishobora kuba cyaribazaga kuko uyoroye uko cyari kimeze, uhita ubona ko cyari gifite ibibazo. Murabizi ko igishuhe gitandukanye na cya kindi bita imbata. Burya igishuhe cyo kigira uburyo gitandukanye n'imbata. Imbata igira amaguru y'umukara kandi magufi, ikagira n'umunwa w'umukara. Ikindi kandi uretse umunwa w'umukara nuko igira n'ijosi rigufi. Ariko igishuhe cyo kigira amaguru y'umuhondo, kikagira umunwa w'umuhondo, kikagira ijosi rirerire. Icyo rero igishuhe kibera mu mazi. Aho kibonye amazi niho gitura, kuko gikunda kwirira ibyo mu mazi cyangwa se kikaba cyatemberamo. Igihe kimwe rero aho cyari gituye habaga ikizenga cy'amazi. Ikizenga ni amazi menshi aba agumye aho ngaho, yenda yaratewe n'imvura ariko amazi adatemba. Nuko kirahaba, kibona ari heza, kirahishimira, gihatera amagi. Amagi angahe? Amagi 10. 10 bisubiyemo ko yari amagi 10. Nuko ubwo cyiteguraga kuyararira, amazi atangira gukama kuko izuba ryari rivuye. Kirihangana, uko bukeye nuko bwije kikabona ya mazi agabanuka. Nuko ubwo hari hasigaye iminsi mike amazi arakama burundu. Umbe gukundu cyari kigize ikibazo, ngo gitangira kwibaza ngo mbese aba bana nzabagira nte nibaramuka babonetse.
se bazarya iki? Nuko kirategereza, mu minsi mike ya magi 10 havamo udushwi 10. Kirabyishimira, ariko kibona ko abo bana bacyo batazashobora kubaho. Gitangira kwibaza, kirihangana ijoro rimwe, ijoro rya kabiri, amajoro 3, amajoro 4. Hashize nk'iminsi 5 kibona bitazavamo. Nuko gitangira kwibaza kiti, hari hirya ariko hari ahandi hantu haba amazi meza. Ariko hari kure, kuko kuhagera byari nka metero 500. Cyafashe rero umwanya, nuko gitangira kwibaza, hasigaye kiravuga ngo ndiyemeje, ndagiye. Gifata bya byana cyangwa se babana bayo aribo twise imishwi, kijya imbere, nuko imishwi yacyo iragikurikira. Kiragiye, kiribaza ngo mbese biraza kugenda bite. Ariko muri utwo 10 harimo kamwe k'akanyantege nke. Tugenda ku murongo, hasigaye umwanya muto, ya mishwi irananirwa. Ndashaka kuvuga twa dushuhe dutoya turananiwe. Mama watwo cyangwa se nyina ibona ko tunaniwe, ahasigaye idushyira mu gicucu cy'igiti, bararuhuka. Bimaze kuruhuka, irakomeza. Ariko yari izi ko ifite abanzi, igisiga n'ibindi bikoko byo mu ishyamba byajyaga gufata utwana twacyo, maze kikaba gihombye. Dore uko byagenze rero. Bakigenda, baragiye, bamaze kugenda metero nkeya, kandi kasigaye inyuma, igisiga kiba cyakabonye, kiragafata. Ariko utundi 9 two turasigara, twashoboye kurokoka. Mbega amahirwe, Imana ishimwe, nubwo kamwe kagiye. Nuko rero ikomeza kugenda, ibigeze ku mazi, ariko ikagenda yibuka ngo abana banjye ni bangahe. None se bana, murabizi ko burya n'inyoni cyangwa se n'ibindi bikoko nabyo bimenya umubare w'abana babyo. Nuko biragenda, bageze hirya hari icyobo, tumwe duca ku ruhande, ariko noneho 4 gusa nitwo twari tumaze kugera hirya. 5 twose tuba tuguye mu mwobo. Uwo mwobo ntiwari muremure, ahubwo nuko nta mbaraga tujya dushuhe dutoya twari dufite. Nuko kijyamo ngo kituvane mu biranga, ko gitagiraga amaboko, kirongera gisubiramo. Utundi twari twategereje twishe mu byatsi biranga, maze hasigaye kivamo gihagarara hariya. Hashize akanya gato, kigiye kibona uwo cyitaga umwanzi aturutse hariya. Burya igishuhe cyafataga umuntu nk'umwanzi wacyo. Kiramwitegereza, kibona n'umugabo uje wambaye ingofero, sinzi niba yarasaga n'iya sogokuru mureba, cyangwa niba yari indi ngofero, ariko kibona araje. Kirangije kimwikubita imbere, kigira ngo aje gufata utwo dushwi twacyo. Ariko wa muntu nawe arareba, abona ko cya gishuhe gishobora kuba gifite ikibazo. Acyegereye, abona hari udushwi twacyo twaguye mu cyobo. Nuko gishaka kwitambika, kigira ngo yenda haraje gufata abo bana bacyo ku ngufu, abajyane, nuko azabijyanire abagurisha amafaranga. Ariko niko cyabibonaga, cyamufataga nk'umwicanyi. Murabizi bana, siko byagenze. Wa muntu yaragiye yegera wa mwobo, maze akuramo ingofero ye, atangira gufata twa dushuhe dutoya twaguye muri wa mwobo, ashyira mu ngofero ye, afata aka mbere, aka kabiri, 3, 4, 5. 5 nitwo twari twaguyemo. Mbega umugabo, amaze kubona adushyize mu ngofero, aragenda, arihuta. Cya gishuhe nacyo kiramukurikira, na twa tundi tutaguye mu cyobo dukurikiraho. Maze agiye kubona ageze hafi y'amazi, akora ikintu cyabaye nk'igitangaza.
mu gihe cya gishuhe cyagira ngo arajyana twa dushuhe duto, ahubwo we yegereye amazi maze araturekura twose tujya mu mazi, maze tubona turanezerewe. Cya gishuhe kinini aricyo nyina watwo cyose n'umunezero mwinshi kiba kiragurutse, nacyo kiba kigeze mu mazi, bitangira koga, wa muntu nawe aragenda. Nuko rero urugendo rwacyo rwa cya gishuhe, nubwo kitashoboye gusenga ngo kibwire Uwiteka, Imana yakiremye burya niyo yohereje uwo mugabo ngo agitabare, niyo yakiremye kandi igira n'urukundo. Mbega byiza! Ariko nimumenye neza ko intege nke zacu zishobora kudutera ibibazo. Inama twakuramo ni iyihe? Inama twakuramo ni ukumenya ko buri wese muri twebwe akwiriye kuba inshuti ya mugenzi we, tukagira urukundo. Uyu muntu waje gutabara igishuhe burya ni Imana yamwohereje. Tugiye dufatanya rero twakora ibintu byiza. Abana, mujye mufasha abandi kandi mujye mubitaho kuko babakeneye. Imana yo mu ijuru iradukunda kandi tuyiha ibyacu byose. Ndavuga urugendo, burya no kwiga ni urugendo, no gukora ni urugendo. Ibintu byose tubyita urugendo. Iyo umuntu atangiye kuva ku cyo yari arimo akajya ku kindi, byose byitwa urugendo. Imana yiteguye kudufasha no kudukorera byiza. Namwe murabyizeye babyeyi? Ndetse mubonye ko ibikoko nabyo bizi gucunga abana babyo no kubatabara, yewe no kubatabariza byashoboka. Dukwiriye kwigira ku bintu byinshi Imana yaremye ko yabitanye. Abana mubonye ko kugenda kandi tukagendera kuri gahunda ari ingenzi, Imana izaturinda. Reka rero Imana iturinde kandi tuyisabe kudufasha, kudufashirize n'ababyeyi mu nzira zose tunyuramo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dusenge. Imana ikomeye, turagushima. Ni wowe ufashije igishuhe kwambuka, gishobora kugera aho cyajyaga ngo kijye kuhatura kirinde abana bacyo inzara n'umwuma. Natwe uzaturinda kuko wabidusezeraniye. Turagusabye ngo urinde ababyeyi bacu, ujye ubaha ubwenge n'imbaraga byo kumenya uko turabaho kugira ngo dushobore kugira ubuzima bwiza, tugire n'imibiri igusingiza.